Nshuti mwene data, nongeye kukwifuriza amahoro dukomora mu mwami wacu Yesu Kristo. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kubana nawe cyane. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Ni muri cya gitabo cyiza cy'Umugenzi, volume ya mbere turimo kwiga, aho iki gitabo tugisobanuza umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo tumenye neza icyo ijambo ry'Imana ryavugaga kandi rikivugira muri iki gitabo. Rero tugeze ku cyigisho cya 17, ni icyigisho cyitwa Mwishakirandamu. Ni icyigisho gifite akamaro cyane kuri twebwe abasorewe n'imperuka, twebwe abariho mu bihe nk'ibi ngibi bisa gutya, aho gukunda Imana byamaze kuguranishwa gushakiramo indamu, agakiza kakaba kari kure y'abantu benshi. Reka rero tubanze dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka tugushimire yuko uri Imana ibana natwe mu bihe byiza n'ibibi, mu bihe twungutse no mu bihe twahombye, mu bihe twakomewe amashyi no mu bihe twavugijwe induru, mu bihe abantu batwitayeho cyane no mu gihe abantu badutereranye. Uri Imana itagihinduka, mu gihe ubutunzi twabubonye no mu gihe ubutunzi bwagiye, mu gihe amafaranga yabonetse no mu gihe yabuze, mu gihe akazi twakabonye keza no mu gihe akazi kabuze. Uri Imana ibana natwe mu bihe byose. Reka ubwo twiga ijambo ryawe, kuko ryo ridahinduka nk'uko nawe udahinduka, kandi abarisoma abaryiga nabo bakwiye kuba abantu badahinduka. Twongeye kugusenga kugira ngo ubane natwe, uduhe imibereho yubakiye ku by'ubwami bwawe budushakaho kuruta iby'isi ituteganyiriza. Ngaho rero twambika imbaraga ya Mwuka Wera, kandi ijambo ryawe urupapuro ku rupapuro, imbaraga ya Mwuka Wera itwerekeze ku cyo washakaga kuvuga, kugira ngo abe ari cyo gikomerezwa mu mibereho yacu uyu munsi. Nongeye kukwereka mwene data uwo ari we wese witeguye kumva iki cyigisho, kugira ngo kigere aho kidukura n'aho kitugeza, kugira ngo ubwami bwawe duhinduke ababwiteguye kandi duhinduke ababutwaranira. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, nk'uko nakubwiye, turi mu gitabo cy'Umugenzi, aho tugeze ku cyigisho cya 17 cyitwa Mwishakirandamu. Ariko mbere yuko twinjira mu ncamake y'iki cyigisho, hari amasomo abiri nifuzaga ko dusoma. Isomo rya mbere riri muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 65 n'uwa 66. Yesu yari arimo kuganiriza abantu, arangije ni muri Yohana igice cya 6. Abazi iki gice cya Yohana, ni igice Yesu yavuzemo amagambo akomeye cyane. Yohana igice cya 6, titire yacyo iravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Noneho insanganyamatsiko y'aka kagingo ko muri Yohana 6:66, Yesu avuga iby'umutsima w'ubugingo. Noneho rero ageze kuri 65 aravuga ati, nicyo cyatumye mbabwira yuko hatariho ubasha kuzaho ndi keretse abihawe na Data. Benshi mu bigishwa bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Iri ni ihame. Nta muntu n'umwe ushobora kuzaho Yesu ari atari Data wa twese umwohereje. Mu magambo make, undi muntu uwo ari we wese uzazaho Yesu ari, agashaka kuza mu bintu by'Imana, agashaka kwegera ibintu by'Imana, atari Imana imuzanye kuri Kristo, atari Imana imuzanye mu gakiza, azaba azanywe n'iyindi mpamvu, kandi uyu nguyu ntazarambamo. Niyo mpamvu Yesu amaze kuvuga aya magambo yuko ntawe ubasha kuzaho ari keretse ari Data wabimuhaye akamuzana, Bibiliya umurongo wa 66 uravuga ngo benshi mu bigishwa bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Reka turebe mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 28. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 28. Bibiliya iravuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. 29. Icyo nicyo gituma nkora cyane, ndwanana umwete, nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Uyu murongo w'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 29 urerekana yuko Kristo niwe twamamaza. Ariko mu by'ukuri Pawulo yagiye agaragaza ko hari abandi bamamaza ibya Kristo
Kristo ari izindi nyungu, ari ukundi gukomera, ari ukundi kumenyekana bashaka. Ku murongo wa 29 Pawulo arangije aravuga ngo icyo nicyo gituma nkora cyane. Ese ni igiki cyatumaga Pawulo akora cyane ntaryame, akarara mu ngendo, akarara azenguruka? Ni igiki cyatumaga Pawulo arwana n'umwete cyane? Hano yahise abivuga, aravuga ngo nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Imbaraga z'Imana zakoreraga muri Pawulo nizo zamusunikaga. Izi mbaraga avuga ku murongo wa 29 mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere nizo zamusunikaga zigatuma akora cyane, akarwana n'umwete. Muri ino minsi rero hari abantu babonetse mu by'Imana, babonetse mu by'agakiza, bakorana umwete ndetse bakanarwana n'intambara zo mu idini, ariko mu by'ukuri atari imbaraga z'Imana zibasunika. Hari abazaboneka bamamaza ibya Kristo, ariko uyu murongo wa 29 ukwiye kuba igipimo. Ese imbaraga zikorera muri uwo muntu ni izihe? Twihuta rero mu ncamake y'iki cyigisho. Noneho Byiringiro na Mukristo baragendaga, murabizi, bari barimo gukomeza urugendo, bataragera kure bahura n'umuntu witwa Mwishakirandamu. Uyu Mwishakirandamu bamubajije aho aturuka, ababwira ko aturutse Inkundirize. Arangije arabwira ati kandi ndajya mu gihugu cyo mu ijuru. Bamubaza iwabo niba hari abanyangeso nziza. Arabwira rwose ati mva, niba muca muri iyi nzira turi kumwe, ariko niba atari inzira muri buce ntago nakomezanya nanjye, kandi rwose abanyangeso nziza iwacu barahari. Mukristo arangije aramubaza ati mva, numvise mu mudugudu w'iwanyu ko hariyo ubutunzi bwinshi. Mwishakirandamu aranezerwa cyane atumva, ubutunzi bwinshi koko burahari, mfiteyo na bene wacu b'ibirangirire nkamuhindahinduka, uko zivuze, nikundirize, mvugo nziza, nzira ebyiri, aho ushyize. Kandi umubwiriza w'idini y'iwacu yitwa mvugo ebyiri, niwe marume. Namwe mwumve inshuti zanjye aya mateka. Icya mbere Mwishakirandamu arimo kwerekana muri iki gitabo, nababwiye yuko nubwo kiba gisa naho ari amateka arimo kumera nkaho ari filime irimo gutambuka mu maso ye, ariko ubundi aba ntabwo aba ari abantu gusa, ahubwo aba ari imico runaka ifitanye isano n'iki cyaha. Urugero, iki cyaha cyo kwishakira indamu ukazishaka mu bintu by'Imana ni icyaha kibi cyane, ari nacyo tugiye kuganiraho aha. Rero noneho muhindahinduka, umuntu wese uhindahinduka ashobora kungukira mu bintu by'Imana. Umuntu wikundiriza ku bantu, umuntu ufite imvugo nziza, umuntu wafashe inzira ebyiri utarahisemo inzira imwe aca, umuntu ushobora kuba afite imvugo ebyiri muri we, byanga byakunda ashobora kumenyekana. Mvugo ebyiri rero ngo niwe nyirarume, kandi umuyobozi w'idini yo muri ako gace yitwa mvugo ebyiri. Mu magambo make bavuga iby'Imana ariko bakavuga n'iby'isi kugira ngo babone abantu benshi. Kandi nanjye narihutuye mba umunyacyubahiro. Iyi terime kwihutura, mu gihe iki gitabo cyandikwaga, terime yitwa kwihutura ni iki? Ni ukwikura mu gika kimwe cy'ubutunzi ukazamuka ukajya mu kindi. Mu magambo make, kuva mu rwego rusa naho rujya kuba ari urwego rwo hagati ukazamuka ukajya mu rwego rw'ubutunzi. Ibyo nibyo bitaga kwihutura. Kandi nanjye narihutuye mba umunyacyubahiro. Mu magambo make, uyu Mwishakirandamu nawe yahoze ari umuntu ucishije bugufi mu bigendanye n'ubutunzi, ariko yaje kumenya ibanga kubera ko abantu namuhindahinduka, uko zivuze, nikundirize, mvugo nziza, nzira ebyiri na mvugo ebyiri. Kubana n'aba bantu bene wabo b'abatunzi byamufashije nawe gutunga. Mu magambo make, igitabo umwanditsi hano arimo aratwereka gukira ariko bidaturutse mu mvune z'umuntu, ahubwo gukira biturutse mu kwishakira indamu mu bintu by'Imana. Kandi nanjye arangije avuga ati kandi sogokuru yari umusare, ugashya areba aho ava ntareba aho ajya. Uku kugashya areba aho ava ntareba aho ajya, ubundi dusanzwe tuzi ko ubwato bwose buba bugomba kuba umutware ubutwaye areba imbere kugira ngo amenye icyo ubwato bugiye kugongana nacyo. Ariko muri iki gitabo cy'Umugenzi kuri paje 98 baranditse ngo abasare benshi b'i Burayi niko bagashya, bicara mu bwato bareba inyuma bateye umugongo aho bajya.
mu gihe cya Yohana Bunyane hari hariho sisiteme y'uko bagashyaga bateye umugongo aho bajya. Ariko rero ibi bigereranywa iki? Kuki byashyizwe muri iki gitabo? Hasi mu busobanuro bw'igitabo cy'Umugenzi baranditse ngo bigereranywa n'umuntu ushaka kujya mu ijuru ariko agenda areba inyuma mu isi aho yavuye. Mu magambo make, ni umuntu ushaka kujya mu ijuru, ni umuntu waje mu by'agakiza ariko amaso ye n'ibitekerezo na gahunda ze yicungira iby'isi ari byo arangamiye, ari byo afokasingaho. Aba bantu turabafite, udashobora kubona impinduka ze, ahubwo yaje mu nzu y'Imana kubera indi mibare idahuye n'iby'agakiza. Aha rero nagira ngo nkubaze inshuti yanjye, wowe unteze amatwi, nanjye nkwiriye kwibaza, ese tugashya twerekera aho tujya? Ko tujya i Kanani niho ubwato bwacu bwerekeza. Ese nubwo ubwato bwacu bwerekeza i Kanani, twebwe turimo turareba aho ubwato bujya cyangwa tureba aho ubwato buvuye? Pawulo ati nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Abantu rero bari mu bintu by'Imana ariko mu nzu y'Imana bakahashakira inyungu z'iby'isi, bagereranywa n'abantu bose bari mu bwato bugenda bujya imbere ariko bo bagashya bareba inyuma. Umugore wanjye hano Mwishakirandamu yarakomeje atanga amateka ye. Umugore wanjye ni umunyangeso nziza, nyina yitwa Ndyarya. Mu muryango w'umugore wanjye ni abanyacyubahiro. Mu magambo make, uburyarya nabwo bufasha abantu ba Mwishakirandamu mu itorero. Uburyarya bugira uruhare kugira ngo abantu bababone ko ari abantu beza. Umugore wanjye azi uko akwiriye kumera, avugana n'umwami cyangwa uworoheje, avugana n'imfura y'ibwami, ndetse avugana n'abantu bakomeye. Kandi ikindi kintu kigaragara ni uko umuntu ari bukureho inyungu afite imvugo baganira. Nshuti zanjye, muzabibona n'uyu munsi wa none muri iki cyigisho, byose biri bujya ahagaragara. Aho uzabona ukabona umuntu ku rusengero araguhobeye kubera ko uvuye mu modoka, imodoka wazayisiga waza ku rusengero n'amaguru, ukabona nta n'intebe nta n'umwanya guhaye, wanamurembuza ntakwitabe. Muranyumva neza? Iki ni ikintu gikomeye, aho umuntu aba ari ku rusengero yiteguye kuza kwicaza abantu mu ntebe nziza z'ibyubahiro bitewe n'amafaranga n'ubushobozi cyangwa uko bamurebye uko ahagaze. Ukajya kubona ukabona abandi bagiye. Reka ngire ikintu mbabwira, igihe kirageze ngo abantu b'Imana abaje bashaka agakiza koko tumenye ko umuntu ari nk'undi, kandi byanga byakunda dukurikirane iby'agakiza ko gukiza umutima w'umuntu aho kureba inyungu tubakuramo mu byo kubaha Imana. Uyu nguyu ni Mwishakirandamu arakomeza mu byo kubaha Imana. Nemeye gutandukana gato na gato n'abantu bakabya kwirinda. Hari abantu bakabya ibintu byo kwirinda, abantu baza mu bintu by'Imana bagakabya. Njyewe ntandukanye nabo. Impamvu ebyiri ntandukana nabo. Impamvu ya mbere ni uko tutagema umuyaga cyangwa amazi ahurura. Umuyaga cyangwa amazi ahurura ntabwo tuwugema. Kubera iki? Kugema umuyaga ni ibintu bikorerwa mu mazi ku bantu batwaye ubwato. Icyo bishaka kuvuga ni iki? Abantu bahurura, abantu badatekereza, we yiteguye kuzaza bakuramo umusaruro. Ntabwo ashobora kubahagarika ngo abahe gutekereza. Ubwo umuntu w'indangare nyine akubitanye na Mwishakirandamu, Mwishakirandamu akubyaza umusaruro. Nibyo bita kutagema umuyaga cyangwa amazi ahurura. Umuntu wese uzahurura azamugwaho nyine byanga byakunda amubyaza umusaruro. Icya kabiri, dukwiriye kugira umwete wo kubaha Imana. Iyo kubaha Imana kwambaye imyenda myiza, tukagendana nako, kuvirwa n'izuba n'abantu bagushima. Mu magambo make, njyewe nemeza yuko nzaza mba umuntu w'Imana cyane ari uko mbona ibintu by'Imana byaharawe, ari uko ibintu by'Imana byakunzwe n'abantu benshi, mbega ari uko mbona bigezweho. Ariko mu gihe byataye agaciro nta mpamvu yo kubikora. Mukristo arangije aca hirya, abaza mwizerwa ati uyu si Mwishakirandamu? Niba ari we tujyane, ni intyoza iruta abandi bino. Ariko urumva bari bakeneye kugira ngo bamumenye neza. Mwishakirandamu ati yego koko. Baramwegera bati witwa Mwishakirandamu? Ati nibyo, iryo ni ryo zina ryanjye naryiswe n'abanzi banjye, ariko ndaryihanganira nk'uko abandi bantu beza bose bihanganira amazina y'ibitutsi bahimbwe. Nshuti zanjye, iri zina bamuhimbye, Mukristo yaramajije ati ariko iryo zina bari guhimbye nta mpamvu wabahaye, nta rwaho wabahaye rwatuma iryo zina bari kwita,
byanga byakunda igihe cyose uzabona ku kazi bakwise izina, ku rusengero baguhimbye izina, mu rugo baguhimbye izina, mu muhanda baguhimbye izina, abo mwiganye baraguhimbye izina, reka nkubwire inshuti yanjye, byanga byakunda haba hari impamvu. Iryo zina hari igihe uba warabahaye urwaho bakabona aho bahera bari kwita. Rero iki ngiki kirababaje, se nta ruhare wabahaye? Mwishakirandamu ati oya, gusa nuko ngira amahirwe yo guhuza n'ibishimwa na benshi uko ibihe biba bihita, nkabona indamu ingwiririye, bamwe barabinyangira. Ndi umuntu w'umunyamahirwe, ubwo ni Mwishakirandamu urimo kubisobanura. Ndi umuntu w'umunyamahirwe, hari ukuntu nigirira amahirwe nkikubitanira n'abantu, nakwivugira ibintu cyangwa nakwikorera ibintu bigashimisha abantu benshi, bigatuma bamwe na bamwe bagira n'akantu banyihera. Ibyo rero mu by'ukuri abantu benshi barabinyangira, ni nayo mpamvu bampimbye ririya zina. Mukristo ati ariko izina baguhaye rirasobanutse kuruta uko wisobanura, byanga byakunda iryo zina bakwise nanjye ndakureba nkabona ari ryo rigusobanukiye neza. Mwishakirandamu ati emera tujyane uri busange ndi umugenzi mwiza. Kugendana nanjye ni bizima, kugendana nanjye ni byiza, uzanyungukiraho, mfite ibitekerezo bizima byubaka, ukundeba ukunda umuntu rwose. Reka mbabwire inshuti zanjye, dufite abantu bagira amagambo meza, dufite abagira ibitekerezo byiza, dufite abantu bagira ubwitange nk'uko ya masomo abiri twatangije abitubwiye, ariko ikibazo ni kimwe, imbaraga ibasunika ni iyihe? Iyi mbaraga yo kwishakira kumenyekana, iyi mbaraga yo kwishakira gukundwa n'abantu, iyi mbaraga yo kwishakira agafaranga, kwishakira kunguka kuko ahandi warwaje bikanga, ni imbaraga mbi Satani yazanye mu madini, kandi maze gutuma abantu benshi babona abanyamadini ari abesikoro. Hano rero Mwishakirandamu arangije amaze kubwira gutyo Mukristo yaravuze atumva rero kugendana natwe birimo biragusaba guhindura ibyo wavuze kudakunda ukabikunda, kandi ukubaha Imana mu bihe byose, ukubaha Imana mu gihe kubaha Imana kwafunzwe iminyururu, cyangwa ukubaha Imana nk'uko wanabikunda kwashimwe n'abantu bose. Mwishakirandamu arangije abwira Mukristo atumva ntiwihindure umutware wo kwizera kwanjye, nyemerera nkora ibyo nshima ariko tujyane, wishaka kuntegeka, kwizera kwawe n'ukwanjye ntago abantu bahuza kwizera. Nshuti zanjye, kimwe mu bintu igitabo cy'Umugenzi kigaragaza, abantu bose batatangiye urugendo bihannye, barangwa n'ubukana n'uburakari. Iyo uvuze ikintu cy'ukuri ukoresheje ibyanditswe byera, ararakara akavuga yuko wivanze mu bitakureba, kandi mu by'ukuri ntubona byivanzemo. Abo bantu turabafite kandi bazakomeza kubaho mu itorero. Narangije Mwishakirandamu atumva rero njyewe nta nubwo nzareka ingeso zanjye za kera kuko atari mbi, zingirira umumaro. Nimudakunda ko tujyana ndagenda njyenyine kugeza ubwo nzabona abandi bashaka ko tugendana ariko bashobokanye nanjye. Mwebwe niba mwumva tutagendana mubireke, ariko ingeso zanjye ntabwo ari mbi, kuko izi ngeso zanjye zifasha abantu mu idini kandi zarangiza zikanamfasha nanjye kugira icyo nunguka. Ariko nshuti zanjye, ngiki kibazo, umuntu afite imico mibi muri we, arimo aravuga yuko nta bubi afite, ahubwo atazabura abo bagendana. Bakomeje kugendana, barebye inyuma babona Mwishakirandamu abonye abandi bagenzi batatu bashobora kugendana nawe. Umwe yitwaga Mugundira iby'isi, undi yitwaga Mukunda faranga, undi yitwaga Ngumya. Bari bariganye nawe bakiri bato, bari bariganye na Mwishakirandamu mu ishuri. Mwarimu wabo yitwaga Sintibyange. Uwo mwarimu yigishirizaga abana mu mudugudu witwa Mukundindamu mu ntara yitwa Rari. Birumvikana, irari niryo rishora umuntu mu gukunda indamu. Gukunda indamu bituma umuntu adashobora guta ibye. Ariyo mpamvu Mwishakirandamu arimo kuvuga ati Sintibyange, imico yanjye ntabwo ari mibi, ntago nta systeme nakoreragamo. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo igihe cyose ubonye uburyo wari ubayeho, ijambo ry'Imana rikagutunga urutoki yuko uburyo ubayeho, imibereho yawe, imico yawe, systeme ukoramo ari systeme ipfuye inyuranye n'ibyanditswe byera, icyaba cyiza ni ugushyira hasi ibyawe byose ukamanika amaboko, ijuru rikagutabara rikagutangiza urugendo. Ariko gushaka nyuma yuko wakira inama, gushaka gukomeza mu bupfu bwawe ni akaga. Iyo umuntu adataye ibye rero aba ngumya, aragenda umuntu agakunda amafaranga. Gukunda amafaranga bitera umuntu kugundira iby'isi, ku buryo aho kugira ngo iby'isi abibure, yabura itorero, yabura Imana, kuko abuze Imana wababona yakwibeshaho. Abuze itorero atandukanye n'itorero, ubuzima bwakomeza, ariko ababona abuze iby'isi, ubuzima bwahagarara. Kubw'ibyo rero aba yiteguye kuba yareka Imana, akareka agakiza, akareka n'abantu b'Imana n'inzu y'Imana, kugira ngo byibuze agundire
iby'isi. Abarangije ba mukristo bati rero uwo mwigisha yabigishaga iki? Harangije ati rwose uwo mwigisha yabigishaga ubwenge bwo kuronka baronkesha. Icya mbere, mwumve ibintu bize mu ishuri bizemo: bize kunyaga, bize kuriganya, bize gushyeshya. Gushyeshya ni ukuvuga utugambo turyoshye cyane ukica umuntu mu mutwe kugeza igihe ikintu umukeneye ukimukuramo. Bize kubeshya, bize kwigira nk'abubaha Imana. Muri iri shuri ryabo barirangije rwose bafite amanota. Ese nshuti yanjye, ntushobora kuba nawe warize mu ishuri ry'isi ryo gutunga ibintu, mu ishuri rya Mugundira iby'isi, ukaba wariganye na Mugundira iby'isi na Mukunda faranga na Ngumya, ukaba warigishijwe na mwarimu witwa Sintibyange, ukaba uri uwo mu mudugudu warari kunyaga? Ubu abantu nta kindi, hari abantu banyaga bakoresheje imbaraga, hari abantu bariganya. Reka mbabwire yuko abatubuzi, ntabwo abatubuzi bari hanze gusa mu bupagani, no mu nsengero, mu madini abatubuzi barahageze bamuriganya. Ikindi kintu gikomeye, abantu bashyeshya. Gushyeshya ni iki? Gushyeshya ni ugufata umuntu akagera ku rwego afata ibintu bye akabiguhereza, wubwe akaba yanakwandikira urwandiko ko ari biguhereje, ariko wamwishe mu mutwe. Gushyeshya ni ugukoresha amagambo meza ugashimagiza umuntu cyangwa ukamwizeza ibindi bintu, ukamwica mu mutwe kugeza igihe atanga ibintu atagitekereza neza. Ngibi ibintu bibabaje cyane amadini arimo gukorera abantu. Aho ujya kubona ukabona umuntu atanze inzu ariyo yabagamo, umuntu agatanga imodoka ariyo yabagamo. Ni byiza koko, itegeko ry'Imana risaba abantu ko batanga 1/10 n'amaturo. Amaturo agomba kuba ari amaturo y'ubushake, ndetse ntago duhamagarirwa kuba amaturo twayavugaho amagambo menshi, kuko amaturo iyo avugiweho amagambo menshi ntaba akiri amaturo ari bunezeza Imana. 1/10 kigomba guturuka mu byo umuntu yungutse, ariko iyo byageze mu rwego umuntu yicara akakubwira ngo Imana izagusubiza ari uko ugurishije inzu yawe ariyo wari utunze, Imana irashaka imodoka ari imodoka imwe wari ufite, ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo kikiri 10, ahubwo ndatekereza ko byabaye 9/10. Nshuti zanjye, uku gushyeshya ba Mwishakirandamu babaye benshi mu madini, barangije babona nta kundi kuntu bakora, kuko ntago bagomba gukoresha amaboko. Icyo bagomba gukora nta kindi ni ukwica mu mutwe w'abantu, kuko kunyaga leta azabamerera nabi, kuriganya leta azabafata, kubeshya abantu babahaga. Ubu ikintu kigezweho ni ugushyeshya. Gushyeshya babifatanya no kwigira nk'abubaha Imana. Umuntu akaza akabanza akagusengera, akagusabira imigisha, yarangiza akakubwira ati none ko akazi kanjye kanze kandi ukaba ufite amafaranga, washatse ukuntu uba umpaye amafaranga. Kuri iki gihe yaba mu madini yose murabizi, iyo ushaka yuko umuntu mwangana akagucikaho umuguriza amafaranga, kuko ugurije amafaranga ntaba azagaruka. Uhaye amafaranga uti fata aya mafaranga dukorane business, mu mezi 2 cyangwa 3 business asa n'uyihinduriye, nyuma yaho ukazabibona yuko atigeze amenya Imana, atigeze anamenya n'inzira iyigana. Gushyeshya no kwigira nk'abubaha Imana. Aha muri iki gitabo barakomeje barandika ngo kandi abo bantu 4 bafite ubushobozi bwo kubyigisha n'abandi. Babajije Mwishakirandamu, baramubaza ba Mwishakirandamu, baramubajije bati none bari Mwishakirandamu ari kumwe n'aba bagenzi be bandi bamukunda faranga na bamugundira iby'isi, baramaje bati bari abagenzi tureba bari imbere batagendana nawe ni bagenzi ki, barava he bajya he? Mukunda faranga arangije arabaza ati se kuki bataturinze ngo tunagendane? Mukristo Mwishakirandamu arangije aramubwira tumva rero bari abantu n'ubundi barakabya, bari abantu uko bareba barakabya, bakabya kwirinda. Umuntu udahuje nabo ntibajyana nawe, naho waba wubaha Imana cyane ntibakwemera. Maze Ngumya arangije ati ikibazo cy'abantu bakabya gukiranuka rero bagaciraho abandi urubanza, ese ibyo mutahuje ni ibiki? Tubwire, ni ibintu bingahe Mwishakirandamu utahuje n'abari abagabo byatumye mutagendana? Mwishakirandamu atumva rero bari abagabo nabihare, bakomeza urugendo mu mvura, mu nkuba cyangwa mu muyaga, kandi njyewe ntegereza ko byose bituza. Icyambere ngicyo arakivuze, abantu b'Imana bakunda Imana nyakuri, mwizerwa byiringiro hamwe na Mukristo ni abantu bakunda bakomeza urugendo mu mvura, bagakomeza urugendo mu nkuba, bagakomeza urugendo mu muyaga, kandi
Mwishakirandamu we ategereza ko bituza. Iyo ibintu by'Imana byajemo inyungu abijyamo iyo bishyushye, iyo byabyaye ibibazo nta mpamvu. Reka mbaho urugero rworoshye uyu munsi wa none, dufate urugero rworoshye. Abantu b'Imana tugomba kuba turi abantu babana n'Imana mu bihe byiza n'ibibi. Gukiranuka kwawe kugakomeza mu bihe byiza no mu bihe bibi. Mu isengesho nasenze nibyo nari ndimo gusaba Imana, dukeneye imbaraga ituma dukomeza kuba tudahinduka, nk'uko ijambo ry'Imana dusoma ridahinduka kandi n'Imana yaryandikishije nayo idahinduka. Ibyo bivuga yuko itorero naryo rigomba kuba ridahinduka. Uko ryabayeho mu bihe bibi rikiyubaka ku Mana, niko itorero rigomba gukomeza kubana n'Imana mu bihe byiza. Mwishakirandamu yarakomeje arangije aravuga tumva rero bo bemera guhara ibyabo kubw'Imana, ariko njyewe nkora ibibasha gukiza ubugingo bwanjye n'ibintu byanjye. Ntago nemera guhomba, nemeza yuko mu gihe ibintu byakomeye ngomba gukiza amagara yanjye, narangiza nkakiza n'ubutunzi bwanjye. Ibyo rero bo ntago babyemera, bemera yuko bashobora guhara ibyabo kubw'Imana, bakaba bakwemera guhara ubuzima, bakaba bakwemera no guhara ubutunzi bwabo. Icya gatatu, bagendana no kubaha Imana mu bihe byose. Njyewe nkunda kubaha Imana iyo kutanzwe n'abantu, iyo kutari bunshyirishe mu kaga. Aba bantu ni benshi cyane, Bamwishakirandamu ni benshi. Agera mu kazi yabona akazi akoreramo bikomeye, agasanga kwerura ko ari umukirisitu bizamwirukanisha. Kuva uwo munsi agafata umwanzuro wo kuba umupagana ariko mu buryo bwihishe. Noneho rero Mugundira iby'isi yahise aganira na Mwishakirandamu, aramubwira ati ariko rero komeza utyo nshuti yanjye, umuntu wibuza ibyo afite akihombya kubw'ubwenge buke mwita umupfu. Tugira ubwenge nk'ubw'inzoka, niko muri Matayo 10:16 handitse. Namwe mutega amatwi, uyu Mugundira iby'isi we yiteguye no gucurika amasomo ya Bibiliya. Iri somo rivuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Yesu yaravuze ngo tugire ubwenge nk'ubw'inzoka tudafite amahugu nk'ay'inuma. Kugira ubwenge nk'ubw'inzoka ni iki? Inzoka ubumara bwayo n'ubuzima bwayo, ubuzima bw'inzoka ntago buba ku mutwe gusa, ahubwo buba mu murizo. Mu murizo inzoka niho irwanira. Nta kintu inzoka ishobora gukora itabanje kuzinga umurizo ngo iwicarire, kuko niho ubumara ibubika. Kubw'ibyo rero ubwenge bw'inzoka nuko ahantu iri bucisha umurizo wayo irabanza ikahacisha ururimi, ikabanza ikamenya ko nta kibazo kindi kigize gute, nta kibazo kindi gihari. Iyo ibonye hari ikibazo irihotagura wa murizo ikawucisha ahatari cya kibazo. Rero ubwo ni ubwenge bwo gutegura inzira aho umuntu agiye guca. Nibyo Yesu yavugaga, nujya gutambuka ahantu, nujya kujya mu bintu, ujya ubanza ugira ubwenge bwo kumenya akaga wahura nabwo. Nibyo ngibyo Yesu yavugaga. Ntabwo Yesu yavugaga ubucakura, hoya, kuko yaravuze ngo mwirinde amahugu nk'ay'inuma. Inuma igira amahugu gute? Inuma abantu barayifataga bayigusha mu mutego, bayifashe inuma ikakwereka ko ubuzima bwakomeje. Mu by'ukuri ifite agahinda kayirenze ndetse irenda gupfa, ariko ikakwereka ko nta kibazo ifite, ikanakwereka rwose yuko ibyo wakoze nta n'ikintu biyibwiye, ariko mu by'ukuri yagize ikibazo. Icyo nshaka kubereka rero ngiki ni ukuvuga ngo abantu bakunda iby'isi biteguye no gucurika amasomo ya Bibiliya, bakayaha ubusobanuro butari bwo kugira ngo babone agafaranga. Nkaha uyu Mugundira iby'isi aravuze ngo tugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Hari isomo muri ino minsi ryabaye kimenywa bose mwese muzi, rivuga ngo nubura ubwenge nanjye nzakureka. Mu by'ukuri Imana yavugaga iki? Ubwenge Imana yavugaga hano buri muri Yobu 28:28. Kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ngubwo ubwenge bwavugwaga. Ubu bwenge kandi nanone bwavugwaga buri muri Zaburi 119. Zaburi 119. Iyi Zaburi ifite amagambo akomeye cyane. Zaburi 119, ijambo ry'Imana rirakomeye cyane. Zaburi 119 haravuga ngo iki? Zaburi 119 harimo amagambo akomeye cyane nkunda. Zaburi 119 umurongo wa 98.
ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge. Mutega amatwi. 97 Zaburi 119 umurongo wa 97. Amategeko yawe nyakunda ubu bugeni, niyo nibwira umunsi ukira. Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge, kuko bihorana nanjye iteka. Mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose, kuko ibyo wahamirije ari byo nibwira. Ndajijuka nkarusha abasaza, kuko njya nitondera amategeko wigishije. Njya ndinda ibirenge byanjye inzira mbi zose, kugira ngo nitondere ijambo ryawe. Mu magambo make, amategeko y'Imana n'ijambo ry'Imana byahaye uyu muntu ubwenge. Mu magambo make rero, ubu nibwo bwenge bwavugwaga. Ariko uyu munsi wa none muraganira n'abantu mu nzu y'Imana, harimo abantu b'incakura, harimo abantu b'abesikoro, harimo abantu b'abatubuzi. Muraganira akakubwira ati n'Imana yaravuze ngo nubura ubwenge nanjye nzakureka. Ubu bwenge rero baba bavuga si ubwenge bwo kumenya Imana, ni ubucakura. Arangije mugundira iby'isi atumva rero, ku mucyo nibwo ibintu bikorwa. Imana ivuba imvura kandi ikavusha n'izuba. Kubw'ibyo rero reka bo bajye bagenda mu mucyo, twe tujye tugenda mu mucyo, bo bagende mu mvura. Mu magambo make, hari abantu hano arimo arashaka kuvuga yuko Imana ifite abantu babiri. Hari abantu b'ibiharamagara bagomba kubana n'ibintu by'Imana mu gihe harimo akaga n'ibibazo, ariko hari n'abantu b'Imana b'abasitari bamerewe neza bagomba kubana n'Imana. Nyine Imana ngo ikaberekaniraho yuko kubana n'Imana bitera abantu kuba abasitari, abantu bagakomera, abantu bakamera neza. Muzabibona n'uyu munsi wa none mu nsengero, usanga nkaho hariho amatsinda abiri. Hariho abantu babana n'ibintu by'Imana ari uko bimeze neza, mu bihe by'ibitaramo, mu bihe by'amaronshi, mu bihe by'iki, mu bihe urusengero rwuzuye, ukabona abantu barahari barashaka gufata amadisikuru n'amajambo. Ariko muri bya bihe by'ibibazo, mu gihe itorero rigeramiwe, mu gihe mu itorero havutsemo ibibazo, hari abantu ujya kubona ukabona barahacitse bakavuga ati twe ntidukunda ibibazo, ntabwo dukunda ibintu by'amatiku, iri torero risigaye rikonje, ntabwo korari zikiririmba neza, abantu benshi b'abakire ntabwo bagisengera aha. Ukajya kubona ukabona umuntu arimuye, ahinduye idini, agiye mu rindi akurikiye icyo kintu. Aba bantu rero ni ba Mwishakirandamu, ntabwo baba bazi icyo bashaka. Nshuti zanjye, ndagusabira ngo ube mwizera ushobora kubana n'Imana mu gihe cy'umucyo, ukabana n'Imana mu gihe cy'imvura n'imiyaga. Arangije bageze aho ngaho rero, yageze aho mugundira iby'isi, aranavuga atumva rero, buriya nubwo njyewe mu ndeba nkunda kubaha Imana, uburyo buhura n'imigisha twahawe, kubera ko Aburahamu na Salomo bari abatunzi bubaha Imana. Erega ntabwo kukena ari byo byerekana ko umuntu ari umuntu w'Imana. Ukwiye kuba mu bintu by'Imana, wabona uburyo ushinguramo inyungu ukazishinguramo, kuko Aburahamu nawe yarungutse, na Salomo nawe bari abatunzi kandi bubaha Imana. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iyi mitekerereze turimo gusoma muri iki gitabo, iyi mitekerereze ifitwe n'abantu benshi Satani yangije, bicaye mu nzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo akubonye, abonye urimo kwigisha, abonye urimo kuririmba, aricara akavuga ati ariko kutagura imodoka, kuki utubaka inzu ifatika, kuki bariya bene wanyu utagira ikintu bakuramo. Umuntu umwe twigeze kuganira, nagiye kumukorera mu kazi kanjye gasanzwe, arangije arambwira ati rwose, ati ko njya mbona iwanyu haparika amamodoka menshi ku rusengero, nkaba mbona rwose n'abantu benshi baba bakwemera, bakuzi, numva abantu bakumenya. Kuki udashaka uburyo ufata bariya abantu ari njyewe nabahuriza icyarimwe, nkabicaza ahantu, nkabakuramo amafaranga, nanjye nkaba umuntu ukomeye? Ni gute ukora akazi kakuvunnye nk'aka ngaka ufite abantu bakomeye kuriya? Ariko nshuti zanjye, mwibuke yuko abantu bicaye mu nzu y'Imana ntabwo ari abantu bo kubyaza umusaruro kugira ngo dukomere tumenyekane, ahubwo ni abantu Imana iba yazanye kugira ngo ijambo ry'Imana barimenye, bakomere, nibakomera bakomeze bagenzi babo. Nshuti zanjye, iki ni ikintu kibabaje cyane. Ba Mwishakirandamu niyo mpamvu mubona n'amadini yabaye menshi, niyo mpamvu mubona abantu bitwa ngo ni abakozi b'Imana, ngo Imana yasize amavuta babaye benshi. Ikibazo ni kimwe, imbaraga isunika ni iyihe? Bageze aho rero bati turekere aho ngaho. Ubwo ninde? Ni Mwishakirandamu, ni ngumya, ni mugundira iby'isi na mukunda faranga. Barangije baravuga batumva mureke turekere aho ngaho. Ikigaragara, ubwenge n'ibyanditswe biri mu ruhande rwacu. Dufite ubwenge bwo gushaka uburyo ibi bintu turimo by'Imana tubikuramo inyungu, kandi dufite ibyanditswe kuko tubona n'amasomo muri Bibiliya yadushyigikira mu bintu turimo gukora.
barangije Mwishakirandamu arangije arababwira tumva rero umwigisha cyangwa se umukene ni ikibazo mfite, reka mbabaze muri bagenzi banjye, umwigisha cyangwa umukene aramutse abonye uburyo bwo gutunga imigisha y'ubu buzima ariko kubigeraho agasanga biramusaba kwihindura umuntu w'Imana, hari uwabimugayira? Ese byamubuza kwitwa intungane? Mukundafaranga ati reka njyewe aba ari njye ngusubiza. Umwigisha yava ahantu hamuhemba amafaranga make akajya aho bamuha menshi, akwiriye kugira n'umwete mwinshi uzatuma bamutoranya bakamushyira noneho n'ahandi harenze aho ngaho. Uwo mwete yawugaragaza mu kwigisha no kubwiriza. Yagira umwete cyane mu kwigisha mu rusengero, yarangiza akagira n'umwete mu kubwiriza, kandi yanahindura bimwe mu byo abwiriza byangwa n'abantu, bibangamiye abantu. Rwose aramutse yanze no kugira ibyo yigisha, akagira ibyo yajyaga yigisha ahindura, agashaka ibintu biryoheye mu kanwa k'abantu, nta mpamvu mbona yabuza umuntu kugira atyo kandi yarahamagawe n'Imana. Icy'ingenzi ni uko wumva ufite umuhamagaro. Kuba ufite umuhamagaro, wagera mu bintu by'Imana ukabona akazi kandi kakunaniye, ugashaka uburyo ibyo bintu by'Imana ari byo ukuramo inyungu. Mukundafaranga yaravuze ati njye ndabona nta n'ikibazo bitwaye. Nshuti, turaza kubibona mu mwanya uburyo ababwiriza benshi, abayobozi b'amadini benshi banze kwigisha Bibiliya ukwiri kugira ngo abantu abayoboke babo batabacika. Ndetse uyu munsi wa none, wenda tuvuye no mu yandi madini, hari abantu benshi baba bari mu nzu y'Imana, bari mu itorero, agakora atari umwuka w'Imana umukoresha, ahubwo ari ugukora ngo amenyekane, kugira ngo itorero yayoboraga ryoroheje bamuzamure bamushyire ku itorero rikomeye. Intara yayoboraga yari intara irimo abaturage, arashaka kubaka izina no gukora ibintu bizatuma abayobozi be bamumenya, bamuzamure bamuzane kuyobora ahantu hari abandi bakire. Ibyo rero bituma hari n'undi wicara akabwiriza, agakora ubushakashatsi, ari ukugira ngo abantu bazamwemere kugeza igihe bazamutumirira mu nsengero z'ibikomerezwa kugira ngo yigishe, aho azagera noneho akamenyekana. Ibi rero ni undi mutego ukomeye. Mukundafaranga ati hari impamvu ntanga, ndatanga impamvu zishyigikira igitekerezo cyanjye. Uwo ni Mukundafaranga ugiye kuvuga. Icya mbere, gushaka hamuha ibirutaho ni amahirwe y'Imana, akwiriye kugenda atabajije n'umutima uhana. Kubera iki? Ni amahirwe y'Imana. Kugira amahirwe ukabona abantu bagukunda, ibintu byawe noneho ukabona aho ujya kubwiriza abantu benshi wabwirizaga abantu bake. Ndatekereza ko ari amahirwe Imana iba yatanze, kandi Imana itanze amahirwe yabyaza umusaruro. Icya kabiri, kuhashaka bituma umuntu agira umwete ndetse akavamo n'umwigisha mwiza kandi akagwiza ubwenge, kuko uko yigisha cyane niko ashaka uburyo bwo kumenya. Uko korari iririmba ahantu hakomeye igakundwa cyane, niko irushaho kugira repetisiyo, niko irushaho kuririmba indirimbo. Reka mbabwire inshuti zanjye, muri no minsi amakorari menshi yiteguye no kureka kuririmba ibyo yizera, ahubwo akaririmba ibintu biharawe n'abantu bose, kugira ngo ayo makorari azakomerwe amashyi kandi akundwe n'abantu benshi. Ababwiriza biteguye gushyira hasi ijambo ry'Imana ry'ukuri kwihanisha. Ababwiriza biteguye gushyira ku ruhande umwuka w'ubuhanuzi. Abantu barashaka kubwiriza ibibwirizwa by'ibipindi, ibibwirizwa bisekeje, ibibwirizwa bituma abantu bababona ko ari abanyabwenge, ari abantu b'incakura batekereza bakageza kure. Ibi ngibi bigiye gutuma umukumbi wicwa n'inzara. Icya gatatu, nagira ngo mbabwire ikintu cya gatatu cyambabaje. Mukundafaranga yaravuze ngo umuntu ashobora kwihunza kwigisha ibibangamiye abantu ngo abakorere neza, mu magambo make abahe serivisi nziza, abahe icyo bita customer care. Kuko buriya ndagira mbabwire ngo iyo umuntu yatangiye guhiga amafaranga mu bintu by'Imana, ubwo abizera ntago baba bakiri abantu b'Imana, baba babaye abakiriya. Iyo babaye abakiriya rero ugomba kubaha customer care, ugomba kubaha serivisi, ugomba kumenya ngo uriya muntu yaje yambara nabi, yambara ubusa. Kubw'ibyo rero umuntu ndi buhe gahunda yo kwigisha yirinde kujya mu by'imyenda atabangamira uriya mukiriya akagenda. Umuntu uri bwigisha uyu munsi ntaze kuvuga ku bigendanye n'imico runaka yananiye abantu, y'ubuhehesi n'iki, kuko iyi korari mfite abantu bayo bose ni abahehesi, kandi haramutse abacyuriye bakagenda nibo basitari bazwi, ntaba abandi bagenda. Rero nshuti zanjye, ngiki kintu gikomeye, ngo yihunza kwigisha ibibangamiye abantu ngo abakorere neza. Si bibi, byerekana ko yihotorera abandi. Inshuti yanjye, kubera kwihotorera abantu biteguye guhotora amahame y'ijambo ry'Imana, abantu biteguye guhotora amahame y'itorero, abantu biteguye guhotora ibibwirizwa bigasigara nta kintu kizima kirimo, kugira ngo bihotorere abantu.
ikindi kandi reka noneho ku mukene. Umukene ubwo ni mukunda faranga ukirimo kuvuga. Umukene aramutse amenye ko niyigishwa iby'Imana azabona imirimo imuhesha amafaranga. Wa mukene yamara kubona amafaranga akamenya yuko azubahwa, akamenya yuko naca mu idini azagira inshuti zikomeye, akamenya yuko niyinjira mu idini azarongora umukobwa wa kanaka bigatuma ubuzima buzanzamuka. Ese uwo muntu aramutse aje akigira uwubaha Imana hari icyo yaba ahomba? Bijya bimbabaza kubona abantu benshi binjizwa mu madini no kureba abantu bahasengera, abakire bahari, abanyamafaranga n'abacuruzi bahari. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone umuntu aje azi ko namara kubatizwa bazamuteranyiriza amafaranga, kuko benshi bajya Dubai nawe bagatangira bakamwohereza, kuko benshi bagize gute. Noneho yajya kubona yageramo imbere akabona nta n'umusuhuje, ahita yicara akavuga ati ni ukubabona abantu b'Imana nta rukundo bagira. Si uko nta rukundo ruri mu nzu y'Imana, ahubwo icyo waje ushaka hari igihe utazakibona. Hano yakomeje mukunda faranga avuga ati umuntu aramutse abona kujya mu idini bizatuma abona agafaranga, akubahwa, akakuramo inshuti zifite akamaro, akarongora n'umukobwa wa kanaka ukomeye byibuze bikamuzanzamura, akihindura umuntu w'Imana. Kubera iyo mpamvu yaba agize neza pe, kuko kwigira uwubaha Imana ni byiza, si bibi kuronka inyungu, kuko umuntu yihinduye mwiza agahabwa ibyiza n'abeza ntacyo bitwaye. Mwumva ikibazo kiraha. Umuntu aramutse yihinduye mwiza kugira ngo ahabwe ibyiza abihabwe n'abeza, nta kundi yabigenza. Ubu dufite rero abantu barimo kuza kubera ko bazi ko ijambo ry'Imana ryahinduye abantu, nabo barihindura, bihindura beza, barangiza kugira ngo baze batwegere tubahe serivisi nziza. Iki rero ni ikintu kibabaje. Mugundira iby'isi rero yarakomeje aravuga tumva rero ndabishimye cyane pe. Noneho mukristo arangije aramwitegereza, abwira Mwizerwa, aramubwira tumva rwose pe aba bantu tubitondere. Noneho mukristo arangije yitegereza mugundira iby'isi, aramubwira ati wowe mugundira iby'isi umeze nk'umwana muto ku byo kubaha Imana. Umeze nk'umwana muto kandi ku byo kubaha Imana yasubiza amagambo inzovu nk'ayo. Ubwo ari bibi gukurikira Kristo kubw'imitsima nk'uko byanditse muri Yohana 6:26. Niba ari bibi gukurikira Kristo kubwo kumushakaho imitsima, mbese ntibihinduka bibi kumugira igihahisho? Abatekereza gutyo ni abapagani cyangwa se indyarya cyangwa abadayimoni cyangwa abarozi, nibo batekereza nk'uko utekereza. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none Bibiliya yabaye igihahisho, abantu baje kuri Yesu bamushakaho imitsima. Ariko reka turebe kubera iki umuntu ushaka inyungu mu bintu by'Imana, inyungu zifatika mu bintu by'Imana, atari agakiza, atari ijambo ry'Imana n'ubuntu bw'Imana bumusunitse ngo buzamugeze ku rwego agira amahirwe yo kuronka. Ni ukubera iki? Uwo muntu aba ameze nk'umupagani, indyarya, abadayimoni cyangwa abarozi. Reka turebe ingero. Abapagani muzasoma mu Itangiriro 34 umurongo wa 20 kugeza kwa 24. Igitekerezo cy'umuwitwa Hamori na Shekemu. Hamori na Shekemu bifuje umukobwa wa Yakobo n'inka ze. Umukobwa wa Yakobo yari afite umukobwa mwiza, ariko nanone Yakobo yari atunze. Aba bantu bashakaga uburyo bazahinduka abatunzi. Barangije baravuga bati rero kugira ngo Yakobo aguhe umukobwa we, uzagire numara kurongora umukobwa we uzagire n'amahirwe yo kugira ngo uzagere no ku mitungo ye nayo yirye, birasaba gukebwa. Gukebwa cyari isezerano Imana yahaye Aburahamu, kugira ngo Imana iri sezerano ryo gukebwa Imana yari yahaye Aburahamu ngo ritandukanye abantu b'Imana n'abapagani. Noneho abangaba bagiye gukebwa, uranyumva, kugira ngo bazabashe kurya ku mitungo yande ya Yakobo mwene Aburahamu. Mbega ikibazo. N'uyu munsi wa none gukebwa uyu munsi gushushanya iki? Twebwe Paulo yavuze yuko gukebwa gufite icyo kumaza ari ugukebwa k'umutima. Gukebwa k'umutima uyu munsi wa none kuri twe, gukebwa ni ikimenyetso cy'umubiri gisanzwe, ariko ubu ngubu twebwe gukebwa kwasimbuwe n'umubatizo. Mbega uburyo abantu bashaka kubatizwa kugira ngo babone ku mitungo y'idini, nibarangiza babone uburyo barongora abakobwa bo mu itorero, babone ukuntu bakomera bamenyekana. Ni ikibazo. Itangiriro 34 umurongo wa 20 kugeza kwa 24. Urugero rwa kabiri, abafarisayo. Abafarisayo basengaga kenshi kugira ngo bizerwe n'abantu.
ariko kubera iki basengaga inshuro nyinshi? Murebe Luka 20 umurongo wa 46 kugeza kwa 47. Luka 20 46 kugeza 47. Abafarisayo basengaga inshuro nyinshi, ariko bwari uburyarya, kuko bashakaga kubaka izina kugira ngo bizerwe n'abapfakazi, kuko iyo bajyaga gusura abapfakazi baryaga ingo zabo. Ngiki kibazo gikomeye. Ese nshuti yanjye, aba bantu bajya gusura abadamu bapfushije, ese bajya gusura abadamu b'abakene cyane, cyangwa bajya gusura abapfakazi bapfushije abagabo ariko bagasigarana imitungo kandi bakiri bato mu myaka, ku buryo byanga byakunda nuramuka uri umupfakazi, ukaba uri umuntu wiyubatse ku Mana n'ijambo ryayo, ukaba uri umuntu udahuzagurika mu byo kwizera, byanga byakunda uzajya kubona ubone ntibahinguka iwawe. Abafarisayo n'uyu munsi wa none barahari. Yuda Iskariyoti yakurikiye Yesu, ariko icyo yari akurikiye nta kindi, yarebye Yesu ukuntu arimo kugira imitsima, arimo mu bukwe bw'Ikana, uburyo Yesu yakoze ibitangaza. Yuda aravuga ati ngomba kuzajya mu bigishwa nkazaza ntwara impiya nk'umuntu wabyigiye, aho niho byibuze nazabonera urwaho rwo kugezaza ngira nanjye icyo nibikaho ku ruhande. Uyu munsi wa none mu matorero ntiharimo abantu b'indyarya se? Buhereza icya 10 n'amaturo bagashyira ku ruhande, bakakigezaho kitakiri icya 10, cyangwa amaturo watanze atakiriyo. Ba Yuda barahari, baza bashaka. Ubu usigaye umuntu ujya kubona ukabona umuntu araje mu itorero, ukamubwira uti kumaze kwihana, tukabona ufite courage, ikintu wumva washobora n'icyo ati nge mungire umudiyakoni. Kubera iki? Niho azagira access, niho azagira ubushobozi bwo gukora ku bigendanye n'amafaranga. Yohana 6:70 kugeza 71 muze kuhasoma. Yuda yiswe umwana wo kurimbuka. Kubera iki? Kubera icyo kintu. Mu gihe cy'intumwa, mu byakozwe n'umwe igice cya 8 umurongo wa 18 kugeza kwa 23, ndimo ndihuta aya masomo muze kuyasoma. Abigishwa bamaze gusukirwa Mwuka Wera, baratangiye barigisha, barabwiriza, noneho batangiye no gukora ibitangaza, kugeza igihe iyo wafataga ikintu ukakizana ukagikoza ku ntumwa, zaragendaga cya kintu wagishyira umurwayi wakimukozaho agakira. Uyu mugabo witwa Simoni rero yari umupfumu, yari umurozi. Muri icyo gihe abantu bari baharaye ibintu by'intumwa cyane, ku buryo abarozi n'abapfumu bari barabuze akazi. Arangije arareba yitegereza intumwa, araza arazegera, arababwira ati ahamagara Petero, aramubwira ati rero ndagira ngo nguhe ku mafaranga makeya, nguhe ifeza, nurangiza umpe ku mugabane w'uwo Mwuka Wera wanyu, noneho bijye bimfasha mu kazi kanjye. Namwe mutekereze, n'uyu munsi wa none hari abantu benshi bafite ibintu bikora bameze nka Simoni w'umurozi. Uyu mwuka wakoreraga muri Simoni umurozi urimo urakorera mu madini menshi. Hari abantu bari abapfumu, hari abantu bari abeskoro, bari abantu badahwitse b'incakura, noneho baraje bifashisha ibimenyetso basigaye bita ngo ni ibimenyetso bya Mwuka Wera, barangije barimo barabyaza umusaruro ikintu gisa na Mwuka Wera. Ariko nshuti zanjye, Petero yamuciriye urubanza, aramubwira ati rwose ubaye nk'ikirura kandi nutihana wowe upfuye nabi. Aba ba Simoni w'umurozi, ba Simoni ko ari benshi cyane ubu. Uyu munsi wa none tuzamenya abantu babigenza gute? Yaje ku ntumwa arazibwira ati nanjye ndashaka Mwuka Wera, ari ukugira ngo Mwuka Wera agenda mugereke ibyo Mwuka Wera abigereke ku bupfumu n'uburozi yakoreshaga. Twihuta, ikindi kandi barahagaze babura icyo basubiza mu Kristo, bari abamugundira iby'isi n'abandi baramwitegereje babura icyo bamusubiza, barangije barikanga bisigaza inyuma. Bamaze kwisigaza inyuma rero, mu Kristo abwira byiringira ati batsinzwe n'ibyo babwiwe n'abantu, bizacura iki? Bizacura iki ku munsi w'urubanza? Ko bacecekeye imbere y'abameze nk'inzabya zibumba aribo batwebwe, tukaba tubabwiye ibintu bikaba bibatinze. Bizacura iki nibahanwa n'ibirimi by'umuriro ukongora, nk'uko tubisoma mu Baheburayo 12 umurongo wa 29. Nshuti zanjye, bahise baceceka babura icyo bakora. Uyu munsi wa none ngaba abantu barimo kwiruka mu bintu by'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuze kwifashisha igitabo, ndifuza kwifashisha igitabo cy'intambara ikomeye. Igitabo cy'intambara ikomeye, mbabwire iyi systeme yaturutse ubundi muri Kiliziya Gatolika. Iyi systeme murimo kubona abanyamadini bakoresha, ugasanga barakunda bakire barabitaho, yaturutse muri Kiliziya Gatolika. Mu gitabo cyitwa intambara ikomeye, intambara ikomeye, icyigisho cya 9 cyitwa umugorozi w'umusuwisi,
mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 127 n'128 banditse amagambo mutega amatwi. Umugorozi witwa Zwingli wo mu Budage, Imana yari yahagurukije ngo agorore ibintu byapfaga, ariko icyo gihe yari akiri muri Kiliziya Gatulika. Imana irangije imwereka yuko muri Kiliziya byazambye, imufasha gusohoka kugira ngo ubuprotestani bugire imbaraga. Arasohoka muri Kiliziya aza mu buprotestani. Uyu mugabo yakoze akazi gakomeye, mutega amatwi. Nyamara kandi abanyamadini bari bamutumiye izirica. Abanyamadini baramutumiye ngo aze yigishe, mutega amatwi. Bari bamutumiye izirice, bashakaga ko nta nyigisho nshya zihigishwa, bityo bibatera guha Zwingli amabwiriza ajyana n'inshingano yari imuzanye. Baramubwiye bati, uzakora ibishoboka byose kugira ngo umugabane w'icyigisho wigishijwe ugire umusaruro winjiza kandi ntukagire icyo usubiza inyuma. Mu magambo make bamubwiye ko buri cyigisho kigomba kubyara umusaruro w'amafaranga. Icya kabiri, uzashishikariza abizera bose, waba uri kubwiriza kuri aritari cyangwa uri kwakira abicuza ibyaha mu ntebe ya penetensiya. Uzashishikariza abizera bose, waba urimo kubwiriza kuri aritari cyangwa uri kwakira abicuza ibyaha, ko bagomba gutanga icyacumi cyose n'ibindi bisabwa, kandi bakerekanisha amaturo yabo batanga ko bakunda itorero. Uzita cyane ku kongera inyungu zituruka ku barwayi babasigaga amavuta bakabasengera bagatanga amafaranga. Uzita cyane ku kongera inyungu zituruka ku barwayi muri za misa n'indi mihango yose ikorwa. Abamuhaga amabwiriza abahaga amabwiriza uyu mubwiriza muri Kiliziya bongeyeho bati, ku byerekeranye no gutanga amasakaramentu, kubwiriza ndetse no kwita ku mukumbi, ibyo ni inshingano y'umupadiri. Icyakora kuri izo nshingano ushobora gukoresha ugusimbura, ariko by'umwihariko mu kubwiriza ntabwo ugomba guha amasakaramentu umuntu uwo ari we wese uretse abantu bakomeye. Mu magambo make hano baramubwiye, Kiliziya yaramubwiye ngo uzite cyane ku bantu b'abakire gusa, kandi ukabikora gusa igihe baguhamagaye. Ntabwo wemerewe gukora ibyo utabanje kurobanura abantu. Bivuze ngo bagombaga kugira icyo bafasha, bagombaga kwita cyane ku bantu batunze, akaba aribo baha serivisi, kandi nanone bagombaga kwigira bize ku buryo bagomba guhamagarwa. None n'uyu munsi wa none umuntu arimo ariyigisha kuri radiyo, kuri televiziyo, yarangiza ati, unshaka kugira ngo ngire icyo mumarira, nimero za telefone ngizi. Ushobora kwihangana uramutse telefone utayibonye umunsi umwe, umunsi wa kabiri. Tuba dufite ibintu byinshi cyane turimo, murabyumva nyine. Imana yaduhaye nyine iki cyubahiro kugira ngo natwe tugikoreshe. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, iyi systeme murimo kubona mu madini ya giprotestani yo gushaka amafaranga, kwiremereza, gushaka ko abantu babirukanka inyuma, gufokasinga akantu kose bagashaka ko babyara amafaranga. Iki gitabo kiranyereka ko ari systeme ya systeme ya Kiliziya hariya mu Budage izirice. Zwingli yabwiwe yuko kandi agomba kubikora gusa igihe bamuhamagaye. Ntabwo yemerewe gukora ibyo atabanje kurobanura abantu. Bamubwiye ko agomba kuzaza arobanura abantu, akamenya abo yakuramo umusaruro n'abatawukuramo. Zwingli yategeye amatwi ayo mabwiriza acecetse, maze amaze kuvuga ijambo ryo gushima kubwo kuba yarubashywe agahamagarirwa kuza aho hantu hakomeye, yakurikijeho kubasobanurira uburyo ateganya gukoresha. Noneho yarababwiye ati, mva rero bayobozi ba Kiliziya, nimureke mbabwire nanjye uburyo numva nzakoresha. Yaravuze ati, abantu bamaze igihe kirekire cyane bahishwe iby'imibereho ya Yesu. Nzabwiriza cyane ubutumwa bwiza uko byanditswe na Matayo, mbikura gusa mu byanditswe byera, mbisesengura ngereranya umurongo umwe n'uwundi, nshakisha uko nasobanukirwa mbiheshejwe no gusenga ubudasiba, kandi mbikuye ku mutima. Umurimo wanjye uzibanda ku cyubahiro cy'Imana, ku gusingiza umwana wayo w'ikinege, ku gakiza nyakuri k'abantu, ndetse no kubakomereza mu kwizera nyakuri. Zwingli ibi yabivuze abizi yuko umuntu wigishijwe ibi ngibi amatunda ashobora kubyara, icyacumi kizizana, amaturo azizana. Ariko nanone ntabwo ari ngombwa ngo atinde cyane ku bakire. Ndajya mbabwire ngo Zwingli nawe yari abizi yuko amaturo n'icyacumi ari ngombwa, ariko yabonye yuko abantu bagomba kubanza gukundishwa iby'Imana, noneho amaturo n'icyacumi bakazabitanga. Iyi nyigisho rero ntabwo Zwingli yari ashimye yuko abantu batazatanga icyacumi n'amaturo. Oya,
uyu munsi umurimo w'Imana ufashwa cyane n'amaturo n'icyacumi, ariko nanone byabikosa nanone gushaka gutwarwa n'icyo kintu cy'icyacumi n'amaturo kugeza ubwo mu nzu y'Imana tuhicara turobanura abantu, tukahicara turobanura serivisi turi bubahe. Uko twakiriye umukire ntabwo ariko twakira umukene, biba bigaragaza ikindi kintu cyo kwishakira indamu. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje 171, paje 171, Uwifuzwe byose, baranditse ngo mu mateka yo mu itangiriro ry'umurimo abizera baritanze kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, bari buzuwe n'umwuka nk'uwo. Mu magambo make, umurimo w'Imana watangiye wubakiye ku kintu cy'ubwitange. Bumvaga ko Imana isaba abantu bose bafitanye isano n'umurimo wayo kugira kwitanga kwabo k'umutima, umubiri n'umwuka batizigamye, ndetse no kwitanga mu mirimo yabo yose n'ubushobozi bwabo bwose kugira ngo umurimo ugere ku ntego. Bagezweho n'ibihamya, imbaraga zabo zose bazikoreshereza Imana bafatanije n'ingabo zo mu ijuru, kandi bungutse kongerwa ubushobozi binyuze mu gukoresha impano yose bari bafite. Ibi bishaka kwerekana iki? Itorero ry'intumwa ritangira, ryatangiye abantu bayobowe n'ubwitange. Bumvaga ko Imana isaba abantu batangiranye mu gihe cyaba Yohana, mu gihe cyaba Luka na ba Matayo, mu gihe cyaba Petero. Bumvaga yuko Imana isaba abantu bose bafitanye isano n'umurimo wayo kugira kwitanga k'umutima, umubiri n'umwuka batizigamye. Ariko uyu munsi wa none kwitanga kw'abantu barimo barashaka kubibyazamo amafaranga. Nshuti zanjye, twihuta, reka nongere nigarukire muri cya gitabo cy'intambara ikomeye, paje 279. Ni mu cyigisho cya 21, icyigisho cya 21 cyitwa umuburo wirengagijwe. Icyigisho cyitwa umuburo wirengagijwe ni kuri paje 179. Banditse uburyo kwitirirwa idini runaka byahindutse rusange mu isi. Abayobozi, abanyapolitike, abacamanza, abaganga n'abacuruzi bayoboka itorero runaka ari uburyo bwo gushaka icyubahiro no kwiringirwa n'abantu no kugera ku nyungu zabo bwite z'iby'isi. Uko niko bagerageza guhisha ibyo bakora bidatunganye, bakabitwikiriza umwambaro w'ubukristo. Insengero z'ibitangarirwa rero zitatswe mu buryo bw'akataraboneka zubakwa ahantu abantu benshi bakunda guhurira. Abaje kuramya bambara imyenda ihenze kandi igezweho. Umuvugabutumwa ufite impano yo kunezeza abayoboke no kubakurura ahembwa umushahara munini. Mutega amatwi, hatangiye guhigwa bande? Abavugabutumwa bafite impano yo kunezeza abayoboke no kubakurura. Uwo muntu ahembwa amafaranga menshi. Mu bibwirizwa bye ntagomba kwamagana ibyaha rusange biri mu bantu, ahubwo amagambo ye agomba kuba asize umunyu kandi aryoheye amatwi y'abakunda ibigezweho. Muri ubwo buryo abanyabyaha bakunda ibigezweho bandikwa mu bitabo by'itorero, kandi ibyaha bigezweho bigatwikirirwa umwenda wo kwigira intungane. Abantu bafite mu kanwa haryoshye, abantu bafite amagambo asize umunyu, bakunda kuvuga ibintu abantu bakabatega amatwi. Aba bantu Satani yiteguye kubahindura ba Mwishakirandamu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none umuntu uramubwira uti tujye muri korari, yarangiza ati iriya korari yanyu ntabwo izwi, nta nyungu umuntu yayikuramo. Ahubwo abantu barimo barashaka korari zifite amashusho ku amadividi ku mateleviziyo no kuri interineti. Abantu barashaka gusengera ku matorero asengeraho abantu b'abanyapolitike n'abayobozi bakomeye. Abantu barashaka gusengera ahantu hazwi ku buryo yahatanga amadirese akizerwa mu kazi. Icyo nagira mbabwire inshuti zanjye, kuba bamwishakirandamu, kujya mu bintu by'Imana udasunikwa n'umwuka w'Imana. Ndakwinginze usenge wibaze, ese umurimo nagiye nkora, ibintu nagiye nkora, kuzinduka mu materaniro, ibintu ubwitange nagiye ngaragaza, kwari ukugira ngo nubaka akazi nkuremo abana agafaranga. Inshuti zanjye, uburyarya bukwiye gushyirwa hasi tukagaragara nk'abakozi b'Imana. Mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose banditse amagambo akomeye basobanura ku bigendanye, mwumve ikintu amafaranga akora, kandi ibyo bintu n'uyu munsi wa none birimo biraba. Mu gitabo cy'Uwifuzwe byose paji 533 ni mu gice cya 81 cyitwa umwami yazutse. Murabyibuka abasirikare Yesu azuka, abasirikare barabibonye babona uko azutse, ariko barangije igitabo cya Yohana kitubwira ko abasirikare babonye Yesu yazutse, baragiye baragenda begera abatambyi babaha amafaranga. Noneho abavugaga ko Yesu yazutse bahindura bavuga yuko Yesu
Yesu bamwibye atazutse bibye umurambo we. Mutega amatwi rero ubusobanuro bw'ayo magambo kugira ngo bacecekeshe ubuhamya bwari bwabateye ubwoba. Abatambyi biyemeje ko bazishingira umutekano w'abo barinzi w'abo basirikare. Bavuga ko Pilato atazigera basumbya kwifuza ko iyo nkuru yamamazwa ahantu hose. Abo basirikare b'Abaroma bagurishije ukuri kwabo ku Bayuda kubera amafaranga. Baje aho abatambyi bari bavunwa n'umutwaro w'ubutumwa bw'ukuri bw'agahebuzo, ubutumwa bwo kuzuka kwa Yesu. Ariko bamaze kwicaramo aho ngaho basohotse bavunwa n'umutwaro w'amafaranga ndetse n'indimi zabo zuzuye inkuru bahimbiwe n'abatambyi. Muri ino minsi abantu benshi bashobora kuba baje gushaka Imana, ariko bagera mu amadini akabicaza, akabaha amafaranga, akabaha akazi, akabaha amabati yo kubaka inzu, akabaha imirimo, abana babo bakabishyurira amashuri, barangiza bakababwira bati noneho mujye mugenda mwigisha gutya, abababaza Bibiliya mujye muvuga gutya, muvuge gutya. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none kuba abantu badakurikira ijambo ry'Imana, kuba abantu badakurikira amategeko y'Imana, kuba abantu batabona umwanya ngo bizere ijambo ry'Imana, kuba abanyamadini baranze isabato kandi iri mu mategeko 10, nta kindi nshuti zanjye, uruhago rw'amafaranga rurimo ruravugiriza. None se umuntu yabigenza ate? Niba umuntu yicaye bakamubwira bati jya wigisha ibi, wajyaga wigisha ibi, ariko noneho hindura wigisha ibi, uragira ngo abigenza ate? Abantu biteguye gucurika Bibiliya kugira ngo bagire icyo bageraho. Reka twihute njye mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, igitabo gisobanura imirimo intumwa zakoze. Muri Bibiliya hari igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, hari n'ikindi gitabo nanone gisobanura amateka y'intumwa, ibyo zanditse n'uburyo zabayeho n'uburyo Umwuka Wera yazikoresheje imirimo idasanzwe. Igitabo gisobanura ibyo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, kindi gisobanura icyo gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cya Bibiliya. Baranditse kuri paje ya 262. Baranditse basobanura. Buriya ntabwo abantu bose muzabona bafite ubwuzu bw'ibintu by'Imana, ntabwo bose baba babikunze. Reka mbaho urugero. Umugabo witwa Feliki, Pawulo yarafashwe arafungwa. Reka myasoma uko yanditse ayo magambo. Pawulo yamaze indi myaka 2 nta gikorwa cyo kumugirira nabi akorewe, nyamara akomeza kuba imbohe. Feliki yasuraga Pawulo kenshi kandi agatega amatwi n'ibyo Pawulo yamubwiraga. Nyamara impamvu nyayo y'ubwo bucuti ni inyungu yarategereje, kuko yumvaga ko ahawe amafaranga menshi Pawulo yarekurwa. Nyamara intumwa Pawulo yari afite kamere itunganye ku buryo atashoboraga gutanga ruswa kugira ngo arekurwe. Nta cyaha icyo ari cyo cyose cyamuhamaga, bityo ntiyashoboraga guca bugufi ngo akore icyaha cyo kugira ngo arekurwe. Byongeye kandi Pawulo ubwe yari umukene ku buryo atashoboraga kwishyura icyo kiguzi. Niyo aba yiteguye gutanga ibyo biguzi, aba yarasabye abo yahinduje ubutumwa bwiza bakamugirira neza bakabitanga, nyamara ntiyabikoze. Feliki yarazaga agasura Pawulo muri gereza, akamwegera akamutega amatwi. Abantu bamureba bakavuga ati Feliki atangiye gukunda ibintu by'Imana, ubwo atangiye kuzaza yegera na Pawulo akamutega amatwi. Ngo nyamara Feliki yarebaga Pawulo akamubonamo umuntu uzwi, umuntu ukomeye, akavuga ati uyu nguyu nimugumana muri gereza hazaboneka abantu baze bashake kumufunguza, mbaca amafaranga mbone ruswa. Ariko Pawulo yarabyanze. Pawulo ntiyigeze ashaka inyungu cyangwa ngo ahamagaze abantu, ahubwo yarabiretse kuko Imana yagombaga kumufunguza. Nshuti zanjye rero, ibi bintu biratangaje. Twihuta twerekera ku musozo. Uretse gutabarwa n'Imana gusa, ikindi kintu twakora ni iki? Uretse gutabarwa n'ubuntu bw'Imana, abantu bakamenya yuko Uwiteka Imana ariyo ifite ubushobozi. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire, Yesu Kristo akwiye kutubera ubutunzi, akwiye kutubera byose. Nyamuneka nagira ngo mbabaze, mwajyanywe n'iki mu butayu? Iki ni ikintu dukwiye gutekereza. Reka nshake umusozo w'iri somo. Icyo nashaka kubabwira ngiki, murebe mu byahishuwe hari ubutunzi dukeneye guhiga mbere yuko dushaka ubutunzi bw'isi. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa
16. Nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire ngiye kukuruka, kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Umurongo wa 18 igice cya 3. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi. Ndabinginze mushake izahabu yatunganirijwe mu ruganda, iyo zahabu niyo izatuma tuba abatunzi nyakuri. Kandi inshuti zanjye, byibuze nicyo kintu kizatuma tugira icyo tugeraho. Abantu b'Imana mu gihe nk'iki ngiki dukeneye imbaraga z'Imana zituma tubana nayo kandi tukanyurwa, kuko buriya kunyurwa kutabayeho nta hantu twaba tuva nta naho twaba twerekeza. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo Imana yiteguye gukora byinshi, ariko uyu munsi wa none biradusaba kubana nayo cyane. Reka dusoze nsaba ngo Imana iduhe imbaraga zidusunika, twe gushaka mu bintu by'Imana inyungu, twe gukunda, twe gusunikwa n'inyungu no gushaka gukamamo abantu imisaruro, ahubwo turebe ubutumwa bwiza icyo bugendereye, kuko isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko abubaha Uwiteka bazahoraho. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urukundo rwawe rusunika, urukundo rwawe ruduhata, ubwuzu bw'ijambo ryawe, umuriro waka muri twe n'umuhamagaro waduhaye, nibyo byakagombye gutuma ibyo dukora byose ari byo dukora. Ariko kubera aho isi igejeje abantu, kubera ko abantu bashaka kubaha Imana ariko batanyuzwe muri Kristo Yesu, abantu benshi biteguye gucurika ibyanditswe byera, abandi biteguye guhakana amahame, abandi biteguye kwica umutimanama ubagira inama kugira ngo bashyeshye, bahende, bibe kandi batuburire abantu. Ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe reka ribe ukuri, uhumure abana bawe amaso, kandi Mwami Uwiteka, mu nzu yawe tuhakura kunyurwa, tuhakura kubabarirwa, tuhakura kwakira imbabazi, tuhakura gutuza no kunyurwa n'ibyo tubona mu nzu yawe. Uturinde kwinjira mu marembo y'inzu yawe tutaje gushima, ahubwo tuje kuhashaka ibyubahiro no gushaka ubutunzi. Ngaho rero utubabarire intege nke twaba twaragize mu bihe byahise, kandi uvugurure ubwitange bwacu n'ubwuzu bwacu. Abantu bari mu makorari, abantu bari mu mirimo y'itorero, abadiyakoni, abakuru b'itorero, abapasiteri, abantu bari mu nshingano z'ivugabutumwa, reka twongere tugire umwanya wo gutekereza, tumenye impamvu isunika iyo ariyo. Usanga afite impamvu ipfuye, amanika amaboko kugira ngo umubabarire. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.